mukomere inshuti zanjye, burya tugomba kuganira. Harya ngo iyo wumvise ngo umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo wumva iki? Iyo Bibiliya itubwira gutyo wumva iki? Iyo Bibiliya itubwira ngo uzajya mu ijuru, ngo Imana izaza igukiza ibyaha, wumva iki? Iyo Bibiliya bagusobanurira ngo wakoze icyaha cy'inkomoko, icyo cyaha wumva ari ikihe? Ibyo ni ibintu batwigishije biturimo. Uno munsi icyo nkubwira, nakubwira ko Bibiliya ntukajye yumva ari nk'igitabo, ari nka histoire yabayeho. Jye wumva ko ari histoire banditse yo mu ntekerezo y'ibintu byabayeho mu ntekerezo. Ntabwo ari abantu nkatwe twabayeho n'ujya uyisoma, aho niho byose bizahindurira. Njye nitwa Ndizeye Rubasha from the Rubasha Family Podcast. Neshejwe no gukomeza kubaganiriza mu buryo bw'ibintu twize, akenshi bitandukanye n'ibyo batwigishije, n'ibyo badusobanuriye. Aha ikintu ushobora kubabwira iki: Bibiliya ni igitabo gikubiyemo inyigisho z'abantu. Iyo bavuze ngo ni igitabo cy'Imana, ni igitabo cy'Imana mu ntekerezo. Ni igitabo cy'Imana z'abantu bagenda biliyoni 7 zose. Ibyanditse muri Bible twese tubicamo nk'ibyanditswe mu bindi bitabo byose. Ni kimwe. Ni ibintu ucamo. Nureba Bible ugasanga ubuzima bwawe, urasanga ibyanditsemo. Ikibazo aho kiri ni uburyo babidusobanuriye. Iyo babigusobanuriye ukabigiramo imyumvire ituma wumva ko nta kindi kigomba guhinduka. Kuva uyu munsi umenye ko Bibiliya ni igitabo kigomba guhinduka mu ntekerezo yawe, mu byo bagusobanuriye. Yes, ibisobanuro muri Bibiliya ni ibisobanuro bibiri. Ibisobanuro byose biremewe. Aha icyo nshaka kubwira nti nta kintu kigombye kuguteza ubwoba, nta kintu kigombye gutuma wanga abantu. Urugero navuga ni ukuvuga nti hari igihe bavuga ngo batinganyi, ngo Imana yarabavumye. Ibintu nk'ibyo ntabibaho. Iyo Mana ivuma abantu, iyo Mana ijya guhana abantu, ni imyumvire y'amadini yatuzaniye. Hano ndagira ngo uhinduke wumve ko ibyo bagusobanuriye, ibisobanuro ufite, hari ibindi bisobanuro bihuza n'ibyo ufite, bituma wumva ko ubuzima bw'abantu twese ari kimwe, ubuzima bw'abantu tungana. Aha nizo nshingano zanjye kubabwira ni hari ibindi bisobanuro bihari bituma kuko ubasha kumva Bibiliya mu buryo busesuye, atari kuvuga ati ni ibi gusa nta bindi. Aho nicyo nshaka kubabwira, aho niho nshaka kubabohereza. Bibiliya yaratuboshye, ituboha idushyira mu bintu kubera amadini, uburyo ayidusobanurira. Amadini adusobanurira Bibiliya duteza ubwoba, atubwira uburyo isi ntabwo izashira. Isi ntabwo izashira nk'uko Bibiliya ibikubwira, nk'uko twabyumvishe kuri iyi. Iyo urebye isi usanga atari uko izashira, ariko ubwoba bwadushyizemo bituma tukabura za ngufu, kuko bahora batubeshya iti iki nikitakubaho, ibi nibigera gutyo uzaza guhanwa. Noneho ugahora mu cyizere, icyizere kidashira. Icyizere kidashira ntabwo kiguha ingufu yo kugira ngo ugire icyo wikorera kuri wowe. Umenye ko ikikuriho, icyo ushaka kugeraho kiva muri wowe, kiva mu ntekerezo yawe. Aha niho byo nize. Aha nibwo nahinduye ubuzima bwanjye, kumva ko
ibibazo byose bihera kuri njyewe, nkumva ko Imana iba muri njyewe, nkumva ko ndi umwana w'Imana, ngenda ndi umwana w'Imana ahantu hose, nta gingimira ngomba kugira, ntabwo kubabwira ni njyewe ndi Imana, wowe uri Imana. Iyo mbikubwiye gutyo wumva ko ari ukwirata, ukumva ko ari kwiyemera. Oya, ntabwo ari ukwirata, ntabwo ari ukwiyemera. Imana iba muri twebwe. Niba waremeye ko Imana yaremye isi n'ijuru, wakwemera ko nayo Imana iba muri wowe. Aho nicyo nshaka kubabwira. Ibyo byose ni imyumvire. Impamvu yanjye nyibabwira, hababwira ko ari njye n'ibibabwiye, ni uko nkubajije wakubwiye ko Imana iri mu ijuru, iri hejuru, izaza kugukiza, ntabwo uzamubona, ntabwo uzambwira ngo niba bikubwiye, ariko ngenda bikubwira ko Imana iri muri wowe, intekerezo yawe iri muri wowe, ko Imana yakoze isi yarangiza ikaza ikatubamo mu ntekerezo yacu, kuko nibwo byoroshye kugira ngo tuganire nayo, kugira ngo dukomerekane nayo, kugira ngo tuyisenge, kugira ngo tuvugane nayo, utiriwe uca ku wundi muntu, utiriwe uca kuba komisiyoneri, utiriwe uca kuba bishop, utiriwe uca ku rundi. Imana uyigereraho buri munsi, Imana ubana nayo buri munsi, Imana uyirota buri munsi. Iki ni mara kukimenya, iyo ni experience yanjye. Nta muntu ushobora kurakarira ukiriho, kuko umuntu wese mbonye mubonamo ishusho y'Imana, umuntu wese mbonye mbona ko duhuza, twaba tudahuje uruhu, twaba tudahuje ibitsina, twaba tudahuje imyumvire, nta kurakarira umuntu kuko cyangwa utuka umuntu kuko imyumvire ye itandukanye n'iyawe. Aha nicyo mbabwira, iyo umenye kuri Imana, iyo umenye ko ingufu zose ziba muri wowe, ibyo bintu ntiwongera kubigira. Wubaha umuntu wese kuko turahura, ntabwo wongera kugira undi muntu, ntabwo ugomba kugira ngo ibizakubaho. Ibizakubaho bigomba kubaho, kukubaho. Wasenga Imana, utasenga Imana, wakwita Imana, wakwita ko utemera Imana, wakwita ko muki cyangwa iki cyose, icyo wakwita cyose, ibyo tucaho ku isi ni bimwe. Nta muntu ugira, umuntu icyo agira n'icyo afite ntaho akijyana. Nta n'umwe ugira icyo ajyana kuko nta n'umwe ufite icyo yazanye. Umuntu wese agira intekerezo ze, umuntu wese agira ibibazo bye. Iyo twigereranya nyine tugereranya tubara amafaranga se, tubara ibyo umuntu afite se, ibyo ku Mana ntacyo bivuze, ibyo kuri mind ntacyo bivuze. Umuntu wese agenda kimwe, igihe Imana ikugwiriyemo ntamenye uko bigenda. Ibyo byose ufite, imyumvire yose ufite, kwicisha bugufi, kurakarira abantu se, kugira ubwoba se, byose biri mu ntekerezo yawe. Ejo hashize nta handi ushobora kubibona, ejo hazaza nta handi ushobora kubibona, kuko byose biba muri wowe, byose biba mu ntekerezo yawe. Aha nicyo mbabwira nti Imana iba muri twebwe, ingufu ufite nta handi ziba. Nta kintu kigeze gikorwa kuri iyi si kidaciye mu ntekerezo y'umuntu, kidaciye mu bwonko bw'umuntu, nta na kimwe. Umuntu ikintu cyose akora akigeraho kibanje guca mu ntekerezo. Ubaho wicaye aha, usubira inyuma mu myaka 10 urayibona uri aho ngaho. Ku Mana mu ntekerezo yacu ibintu byose birashoboka. Mu ntekerezo yacu nta gihe kibaho. Ushobora gusubira imyaka 10, ibyo wakoze uhita ubibona, ukabibona mu ntekerezo yawe. Uraryama ukarota uri Buraya, wabyuka ugasanga uryamye mu gitanda cyawe. Ukarota umuntu agufashe ari kukwirukana, agiye kugukubita, wakoze accident, ukumva koko wari byo, ukumva ko bakwirukanye ku kazi, ukumva ibyo wakoze ari byo, wajya kubona ukabona urabyutse mu gitanda cyawe. Ibyo byose ni ibintu ducamo, ibyo byose ni ibintu umuntu wese acamo. Aho wicaye, ibyo nkubwira twese tubicamo kimwe. Niyo mpamvu ushaka kubwira nti ingufu zo kubaha abantu, ingufu zo kubaha umugore, kuba yaravutse
Bibiliya gusobanurira ngo umugore yavutse mu rubavu rw'umugabo bigatuma bikurura agasuzuguro se, bituma adashobora kubona icyo akora se, bituma se ibyo ashaka gukora byose abanza kugucaho. Nabo niko bamera, ubwo bwoba bafite, ibyo ngufu nke bafite. Abapasiteri barabimenye babuririraho. Abapasiteri bagira amahirwe cyane, bamenya ingufu nke z'abagore, nibo babaha ibyo bintu se, nibo bahozaho amafaranga se, ngo babasengere se, babasengere mariage zabo se, babasengere ibiki. Ibyo byose ushobora kubyisengera. Guhindura ubuzima bwawe ubihindura mu ntekerezo yawe. Nta handi uhindurira ubuzima bwawe, nta handi ushaka kugirira urugo neza, ni mu ntekerezo yawe. Nta handi ushaka gufata umugore neza, ni mu ntekerezo yawe. Nta handi hose ushaka gufata abana bawe neza, ni mu ntekerezo yawe. Nta handi biri. Ibyo byose biri mu ntekerezo yawe. Imyumvire no guhinduka no guhindura ubuzima bwawe biri mu ntekerezo yawe. Umuntu arakubwiye ngo abatinganyi ngo ni abantu, ukumva koko hari byo. Wareba amaraso yawe, wareba umubiri wawe, ugasanga uhuje nawe, ugasanga nta hantu na hamwe ushingiye bwo kwanga abandi bantu kubera imyumvire cy'umuntu yakubwiye. Iba ari byo bakora. Niba bakundana bahuje ibitsina, wowe ugakunda uhuje n'umuntu mutandukanye ibitsina, nuko bimeze. Ibyo uvuga ni imyumvire. Kurakara ni imyumvire yawe. Kurakara urakarira abandi ntabwo bibabuza gukora ibyo bakora. Nubwo yego abantu batabemera mu buyobozi batagira gute, ariko ni igihe kizaza kigahinduka. Guhindura imyumvire kugira ngo abantu babashe kubaho, nuko abantu batangira kumvikana. Ibyo amacace, insengero zadushyizemo, uburyo zadusobanuriye igitabo cy'abantu, bakumva ko ari igitabo cyo guhana, bakumva ko ari igitabo kigomba guteza abantu ubwoba cy'ibintu. Ibyo ntabwo ari byo. Bibiliya ni igitabo ucamo ubuzima bwawe, urebe ubuzima bwawe ubwo waciyemo, noneho nujya no kuyisoma ni nabwo ubusangamo. Atari kugusomera buriya vasezi ngo vasi ya kangahe, umurongo wa kangahe, bakubeshya bashaka kukubwira ibyo bakeneye kugira ngo ubagezeho. Wowe uyisomere ku giti cyawe, uhindure ubuzima bwawe. Nubona ibyo waciyemo, wasoma biri ukabibonamo. Niba warigeze wimuka se, niba warigeze vuye ahantu se ukimuka, ba Yakobo na ba Yuda bose ni abantu, ni ibyo ducamo bya buri munsi. Ziriya ni karagiteri z'abantu ba buri munsi uhura nabo, abanyamuryango bawe, inshuti zawe. Ba Yuda bari hose. Ba Yuda se ugira ngo Yuda, urebe ku ruhande, urebe twese turi, buri wese aba afite intekerezo ya Yuda. Umuntu ugambanira undi yababaye Yuda. Ntugire ngo Yuda ari umuntu utembera. Yuda ni umuntu ufite intekerezo yo kugambana. Ibyo byose ubona muri Bible biba bivuga bikurikije intekerezo z'abantu nkatwe tubaho buri munsi, ibyo ducamo buri munsi. Yes, niyo mpamvu ngomba kubaganiriza, nkomeze kubabwira ngo twishyira kugira akanyabugabo. Ngomba kuba inspiring, kuba motivating, kugira ngo ugire ingufu zawe, umenye ko ibintu byose ushaka gukora ubigeraho bikurikije mu ntekerezo yawe. Byose ariko ibyo ushoboye biba biri mu ntekerezo yawe. Ikintu kitari mu ntekerezo yawe ntabwo kigeraho. Ikintu udakomeje gutekereza buri munsi mu gitekerezo, kikubemo, kikusemo, ukibone, ugenda, ntabwo kikubaho. Ariko ikintu cyose cyakubayeho wicayeho, urakibona ko cyakubayeho. Ibi ni ibintu mbabwira nti bigerageza ubirebe. Hindura imyumvire yawe icyo ushaka gukora, urebe ko utakigeraho. Ibyo byose bifata igihe. Ibintu byose bitwarira igihe. Nta kintu Imana yakoze kidatwarira igihe, nta na kimwe. Ibihe by'isi bigira igihe cyabyo. Ibiremwa byose, imbuto zose zigira igihe cyazo zerera. Inyamaswa zose igihe zibyarira zigira igihe cyazo. N'abantu tugira igihe cyacu. N'ibyo rero n'ubuzima bwawe ni uko bumeze. Buri gihe ugira ikintu cyawe, ugira igihe cyiza, igihe cy'ibibazo se, cy'amafaranga se, kuko usanga
ibyo wowe udashobora kubona undi abibona. Ni ukubera ikize kuko bihari, nawe bikugeraho, nawe bikongera bigahinduka bikugeraho. Ushobora kuba nta mafaranga ufite uyu munsi, ejo ukayabona, ejo ukongera ukayabura, ukabona umuntu yari umukene abaye umukire, ukabona umuntu yari umukire abaye umukene, ukabona umuntu nta kazi yari afite ukabona yabonye akazi, ukabona umuntu yabaga inzoga akazivaho akazireka, ukabona umuntu atangwaga ukabona agiye ahantu anyweye itabi bikagenda gutyo, ukabona umuntu yitondaga n'iki agiye ahantu bamwigishije kunywa urumogi ararunyweye, ukabona umuntu wanywera urumogi kirekire rwaramwishe, wajya kubona ukabona arahindutse aruvuyeho. Ibyo byose ni ibintu bitwara igihe kuri buri muntu wose. Ibyo rero nibwo ubuzima bwacu bwa buri munsi. Inshuti zanjye mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha, and visit my page ndizeye.rubashamedia.com.